kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamusi cyiza bivanye naho buri wese aherereye imigabane itandukanye y'isi mwese mweme gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo insanganyamatsiko ya none kuwa 29 Gicurasi mwaka wa 2025 kuwa kane iragira iti irinde impaka ntacyo zungura irinde impaka ntacyo zungura. Mbere ko dusome ijambo ry'Imana reka tubanze turimbane indirimbo ya 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yiriti waba atinyutse. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Haleluya haleluya. Uyu muririmbyi arimba neza cyane aravuga ati ntabwo nzacogozwa n'incamugongo abazimubwira nibo bazagwa abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru.
arangira avuga ngo mwami ujye undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa baho iteka have wabwoba we nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo bice ni 2 murongo wa 14 tugize ku murongo wa 19. Haravuga ngo ibyerekeye kwirinda impaka ujye wibutsa ibyo bihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze ahubwo bigusha abumva. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ukwiranya neza ijambo ry'ukuri, ariko amagambo yamanjwe atarayimana uyazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo na Fileto kuko bayobye bakava mu kuri bavuga ko umuzuko wamaze kubaho bakubika kwizera kwa bamwe, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana bacyahagaze rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu magambo menshi tuvuga ntiyaburamo ibicumuro. Usanga kenshi mu magambo tuvuga haba harimo ibyo dupfa kwivugira rimwe na rimwe biterekeranye, ugasanga bidutesheje agaciro. Aho usanga umuntu apfa kwivugira amagambo nawe atabasha gusubiramo, uyabajije ku munsi umubajije ku munsi amagambo yavuze ntabwo yabasha kuyabara. Ku munsi yemwe havuga amagambo atabarika kandi menshi aba arimo ameza n'amabi, ariko amenshi aba yuzuyemo ubupfapfa. Pawulo yandikira Timoteyo arambwira ati ujye ubibutsa. Ni bande? Ni abizera abakristo. Ubihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze ahubwo bigusha abayumva. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri, ariko amagambo yamanjwe atarayimana uyazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Hari abantu bapfa n'abandi ko batabahaye ijambo ngo bavuge, rimwe na rimwe hakaziramo n'amakimbirane abyara ndetse n'imirwano. Bipfa gusa kuko batabahaye umwanya ngo bagire ibyo bavuge kandi banabahe n'umwanya uhagije kugira ngo bakomeze kuvuga, ndetse bakavuga ibidafasha cyangwa se ibitubaka imitima y'abantu, ahubwo barwanira kuvuga amagambo asenya akomeretsa imitima y'abantu. Mbere yo kurwanira ijambo umuntu yagombye kubanza gutekereza akamenya nimba amagambo agiye gutambutsa yubaka abandi cyangwa se abasenya. Bigomba kwirinda bene data mu byo tuvuga, haba mu ngo, mu kazi, kwivanga n'abatizera, ibiganiro by'abatizera tudahwanye tukapfa kuvuga ibyo tuvuze, mashyengo n'ibindi byose bidahesha Imana icyubahiro ndetse n'abandi umugisha. Tukwiye gusaba Imana ikabidufashamo kugira ngo uyu munsi tubashe kuza kuvuga amagambo ahesha Imana icyubahiro kandi ibashe no kuturinda amagambo yamanjwe ndetse n'ay'ubupfapfa. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza bene data. Dusenge. Data, turagushimiye w'iri jambo rije, turasabye kugira ngo uyu munsi turyubakireho ibashe gutunga imitima yacu, iminwa yacu tuyirinde, ibyo tuvuga bize kuba ari bigushimisha, ari bikubahisha kandi tutivanga n'ibiganiro by'abatizera.
urakoze urakarama bana natwe mu byose shimwe n'icyubahiro bya none iteka ryose senze nizeye izina ryawe ryera Yesu Kristo wacu amen. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe Shumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, mbifuje kugira munsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.